araza ndamubwiye nyine ayaje mu rugo araza nyine tubiganiraho tumaze kubiganiraho ndamubwira okay duhana umunsi njye naragiye namuguriye igitenge ugura igitenge mu Kiheba namuguriye igitenge ungurira umwenda utwenda twara umwana w'umuhungu namuhemba ndajyanye ndamuhemba twicara yari kurumva umugore njye ntabwo nari muze ko yaranze arangije nyine twicaye turi kuganira urumva umuntu w'umugabo mwana abanye mugera aho ngaho mugaseka ibyo bimwe mwana byibagiwe tugaseka umugore mbona yubitse umutwe mu ntuza mwagiye kumuhemba nagiye kumuhemba mu rugo rwabo muraganira bisanzwe nta kibazo ngera n'umutima mubi nari mfite biragaragara ko ntawe ugira urumva kandi n'ubu ntawe mba mbafite nyine arangije nyine aragenda nyine ndabahemba nuko nyine ndataha ariko birangira noneho agiye burundu ndamubwira umugore yubika umutwe nicyo cyatumye yubika umutwe icyo gihe urumva twe turimo kuganira n'umugabo twe nyine bari banatetse batetse nyine turi kurya kwa kundi umuntu twe turimo kurya inyama arangije afata akanyama arakanamika umugabo akagutamika imbere y'umugore muto arangije nyine nimba byaramubabaje cyangwa ubwo nawe wabikoze mu rwego rwo kugira ngo hoya urumva rero umuntu w'umubyeyi n'uwo mugabo we bishoboka ko nawe wenda yarakanamise atabizi kuko tunicayeho ngaho wabonaga adatuje arimo ubona afite umubabaro nawe kuko waje kumuhemba nyine wenda yarambonye agira umubabaro sinzi ikintu cyari cyamubabaje yakwakiriye atese we yakuganirije bishoye kuba uko wabibonye wonye kwakira gutakuganiriza ate hari ukuntu bamukeba kenshi babakekana amababa kabuti nimuha umwana wanjye umuntu aje kunsura noneho we ntabwo yigeze abyara ngo abyane n'umugabo ntugire ngo ndi kugukomeretsa ntabyazi sibyo ntabyazi mu kiba ntabwo azi ko utabyaye gutese ntabwo bishoboka uvi inkuru yanjye uhisemo guhindura icyiciro mu nyungu zo gushinga umuryango utangiye gutekereza ahazabera ibirori byawe by'igitangaza bibereye ijisho biguhesha icyubahiro uri inkumi cyangwa umusore witegura kurushinga ufite iminsi mikuru umuryango bridal shower cyangwa se indi minsi mikuru isaba guteranya inshuti n'abavandimwe ahantu ukeneye harisanzuye cyane habereye umuryango wawe igisubizo cya nyacyo ni Botanica Events ni ubusitani bubereye ijisho nk'uko wahoze ubyifuza birashoboka cyane ko mu busitani bubereye ijisho bw'igiciro gitoya ubwa mbere muri Kigali ari Botanica Events ubukwe inama iminsi mikuru n'indi minsi yatuma uhuza inshuti n'abavandimwe umva nimuze mbereka ahantu bibera duherereye rwagati mu mutima wa Kigali Kicukiro ku muhanda uva Rwandex werekeza Sonatube ugikata werekeza kuri Bralirwa ku muhanda wa Keke 515 duhamagare kuri 0782 082 566 twanakubikira umwanya kugira ngo amatariki yawe abandi batayagutwara wanatwandikira kuri eventsbotanica@gmail.com ikaze mu kiganiro inkuru yanjye ikaze kuri twese tubana na inkuru yanjye buri wese afite inkuru ye ariko ntabwo ko twese twandika ibitabo ko twese tuzitanga hari uto twicanye ahangaha dutanga inkuru rwose mukazumva mukongera mukazumva mwarakoze kuba mubana natwe mu biganiro byacu bya inkuru yanjye nitwa Rweme Mbabazi uwo ndi kumwe ni Cadette afite inkuru mw'abantu afite inkuru ikomeye inkuru ikomeye reka no kuvuga atarivugira Cadette ubwo ikaze mu kiganiro inkuru yanjye murakoze cyane uri amahoro urabizi kuri sympathique urabizi ko ukunditse urabizi abantu bari kubwira yego nibyo okay umva bitagushimisha biranshimisha cyane kutakuza mwibwira gute nubwo uri inyuma ya kamera ku muntu utanzi ndi umumama
ubyibushye utari muremure utari na mugufi, uringaniye w'imibiri yombi. ubu se ntitureshya? oya uransumba uri muremure. yego. ufite inkuru yawe rero y'ibyo waciyemo. Kade, byagenze bite? inkuru yanjye ahantu ibabaje cyane ni iy'urushako. niho tugiye kuganira. tubwire uko byagenze, uko byatangiye. urumva narakuze nk'abandi bakobwa, ubwo nahera niga, narize ndasoza, noneho mu gihe nsoje naje kujya kuba ku muntu w'umuvandimwe, noneho turabana, naramucururizaga, turabana, noneho aho nacururizaga hari mu nzu z'uwo muntu, noneho haza gukodeshamo umuhungu, umusore araza nyine abaho ngaho, akazajya ngurira ihene, aza tuza gukundana, dukundana gahe gatoya, ahita ambwira ko agiye gukorera mu ntara nyine, mu yindi ntara. ariko mu by'ukuri yarambeshyaga. yagiye gukorera, yagiye gukodesha ahandi, agiye gukodesha ahandi, noneho aza nyuma haciyeho nk'amezi nk'abiri aza kumpamagara ngo nyine ngo naragarutse, ntabwo ariho nyikorera. ntabwo ke nta kibazo, arambwira ati nzaze kumusura. njya kumusura, ngiye kumusura nyine birangira turyamye, anera inda. amaze kuntera inda nyine naratwise. muri uko gutwita naje kugira ikibazo cy'uburwayi, naje kugira umuvuduko w'amaraso nyine nwita. abagore batwita ari igihe bagira diyabete cyangwa umuvuduko w'amaraso. ndaje ndabyimba, mera nabi, nza kujya kuba mu bitaro. noneho mu bitaro bigeze mu mwana mpfira mu nda. amaze kumfira mu nda, naje nyine ubwo naramubyaye neza, nyine ndamushyingura birarangira. ariko uwo muhungu naje kumubwira ko nwite, nyine akambwira ati nta kibazo, ariko ntabwo azi tujye kwipimisha, arabyanga. bishobora kuba n'icyo kibazo ariho cyaturutse, nyine kuba naragize agenda gakabije murandira, birangira nyine umwana apfuye. birangije naje nyine umwana arapfuye, birarangira njya mu buzima busanzwe, ndongera nyine ndiyakira. ubwo naje kujya kubona akazi ahandi hantu, ndakora, ndimo gukora, ariko nkumva nyine nta bintu by'urukundo mfite, kuko uwo ngo niwe twe dukunda nyine yarambabaje. rumva n'umwana wanjye yarapfuye, birarangira. noneho haza umuhungu aho ngaho nagiye gukorera, nyine aranirita. ndamubwira rero njyewe ntabwo ibintu byo mubwira nyine ubuzima bwose naciyemo mu by'urukundo, ikindi ndabwira ntabwo ndaboka ku buryo naba najya mu byo gukundana. birangira nyine namukunze, kuko kwa kundi umuntu aba akwitaho, nyine akwereka nk'umuntu wahungabanye, nawe uhita umukunda. turakundana, mara igihe, bigeze aho ngaho biba ngombwa ko tubana, ariko tubana nyine twishingiye. tubana neza, ankunda akanyereka urukundo nta kibazo. nanjye mukunda, turakora, ibintu biraza nta kibazo. noneho bigeze aho naje kugira ikibazo cyo nkahora ndwaye buri munsi, nkajya kwivuza bakabura indwara. ngeze aho ngaho narivuje byaranze, nkajya mu mapirive, hari abantu najyaga ngo mu bagorozi, nyine bose nkivuza, iyo ubabara nyine ntaho utajya. ngeze aho ngaho ku munota wa nyuma nabasha kugenda, ku buryo naba mpagaze imvura ikaba yanyagira, naragira haranyine kugenda byanga. ariko nyine akambwira ko kubwo burwayi urutaka butabonerwa umuti, ni burwayi na biki. ngeze aho ngaho njya ariko nyine kuri centre de santé nkazaza njyayo, bakambwira na infection ke. nyine bigeze aho ngaho njya gusaba transfer, nyine bama transfer, njya kwivuza ku bitaro, basanga ndwaye ibibyimba.
ngiye basanzwe ndwaye ibibyimba, ubwo urumva wese bamutaransiferi nyine yo kujya i Kanombe. Nagiye i Kanombe, nigerayo nyine barambwira ati ndwaye ibibyimba. Nagiye wenda ari nko bangiye hari kuwa kabiri, bambaze kuwa kane, urumva ko byari bikomeye nyine. Nigerayo muganga arambwira ati ntabwo twakubagira rimwe ibyo bibyimba, tuzakuba kuko byari biri ku matrompe, kuko turabanza tukubage kimwe, ikindi kive nyine ujye uza muri randevu turebe aho bigeze, kuko nitugikuramo ntago wabyara. Birangije naragiye njya muri randevu, ubwo nyine bambaga icyambere. Bambaza icyambere nyine barakibaga kivamo. Urumva naratashye umugabo nta kibazo, turi kumwe nyine ndabimubwira, nta kibazo, ananyitaho ku buryo urumva iyo umuntu bakubaze ntabwo uba ufite imbaraga nyine, akanyuza anyitaho pe, ndamushimira cyane. Birangije ubwo byabaye ko nsubira muri randevu, basanga ikibyimba kirimo gukura cyane. Arambwira ati nta kundi tugomba kukibaga kuko gishobora kuzavamo kanseri. Ndangije nyine barakibaga, ariko muganga agenda ambwira ko nazabyara. Muganga akubwira ko utazabyara? Yego. Yarambwira ati nyine turakibaze ariko ntabwo uzabyara. Yego. Shira mu by'ukuri kukubwira ufite imyaka mike, ntabwo ndi mukuru, nawe urabibona. Nari mfite mu myaka ngira ngo 29, 30. Urumva ni mikeya. Wakiri muto cyane. Yego. Nubu mbonye ntabwo ndi mukuru. Nubu uri muto, ahubwo numva gufite nk'iyo ngiyo aka kanya. Oya ntabwo niyo mfite. Narababaye, ndababara, nanirwa kubyakira. Ndababara. Ufite umugabo nibwo ugishaka, nturabyara. Wongere ko ndi na mutoya. We na mutoya. Wongere ko nakunda n'abana. Yego sha. Ndababara nyine, abaganga baraza baranganiriza, nuko nyine birarangira. Bati ntabwo uzabyara. Icyo gihe se wenda iryo jambo ndabyumva kuryumva mu matwi biteye isereri. Icyo gihe muganga amubajije ibibazo ki, duhe ukuntu wari umeze, utubwe ko wababaye n'ibyo. Icyo utajya wibagirwa babikubwira ni iki? Nyine urumva icyo gihe bakibimara kubimbwira, aho kanya uhita urira. Yego. Nararize, nkumva nyine kwa kundi umuntu akubwira ikintu ariko ukumva urimo urarota, ukumva sibyo. Ndangije nyine ndarira, umuganga nawe hari abaganga babiri b'abadokiteri n'uwundi muntu, kwa bari abanyamahanga baba hari n'uwundi muntu ariko. Yego. Nyine urumva nararize, ndababara. Ndangije nyine muganga barandeka ndarira, araza nyine aranganiza, arambwira ati rero, ati reba uko ungana uko ngoko. Nyine numvaga njye nanakiye, numva nyine mfite umubabaro udasanzwe. Noneho nyine muganga araza aranganiriza, arambwira ati kutabyara, ati hariho abantu babaho kandi mu buzima bwiza batarabyaye. Hariho mu rugero ati mu bihugu by'abazungu umuntu aragenda akisuzumisha akabona ko umubiri udafite ubushobozi bwo kuzabyara, hanyuma akabyihorera, kandi wenda afite ubushobozi, afite kubyara kwe. Ngiye nkumva sindi kubyumva. Ubwo nyine ndamubaza, aranganiza, arambwira ati ariko kuba nimbara mbwiye gusama ntabwo nzi kubitandukanya neza, bino byo gutera intanga. Arambwira ati bashobora kugutera intanga, kuzisama zo wazisama nyine ukarera abana mu nda, ariko nyine ntabwo wabonana n'umugabo ngo usame. Nyine abinganiza, anganiza ibintu byinshi, birangira nyine nayaho nyine baransezera nyine ndataha. Urumva babimbwiye mbere batarambaga. Arambwira ati tuza uzaze tukubaga, se wakishimira ko warwara kanseri nyine ukazajya uhora ubabara. None natekereza ko kanseri nyine ibabaza, nabwo ati nta kibazo, ko n'ubundi nari mfite uburwayi, sinari gusama, nta none sinari kurekeramo icyo kibyimba. Ndareka nyine barambaga,
ariko nyine murana umubabaro w'uko ntarazasama, yego, ku buryo byankuriyemo guhora mbabara kubera nari mfite agahinda n'igisebe nkahora mbabara cyane. birumvikana. Birangije nyine aje gutaha, umugabo nyine nta kibazo arambwira ati noneho kubera hano nta muntu urumva mbere yahise aza arandwaza nta kibazo, ataramenya amakuru. Waramubwiye byose? Urumva ntabwo wahisha umugabo, narabimubwiye. Yego. noneho arambwira ngo wowe hano nta muntu wakurwaza, ugiye mu rugo mama wakurwaze. Ndangije nyine ndagenda arandwaza, ariko akazajya mama akambwira ati ngwino utahe nta kibazo, ngwino mu rugo. Birangije urumva ko twarakoraga, twaracuruzaga, ndataha nyine njya mu rugo, ariko jere kuva icyo gihe nabaye mu bibazo bibi. Gute? Kuko urumva mbere yanyitayeho, agukunda keya zose, yego, ariko icyo gihe ntabwo yigeze anyitaho, bavuze ko utazabyara. Ariko imva impamvu atanyitayeho, yari afite undi mugore yateye inda nabizi. Urumva muri icyo gihe nabaga mu by'ubucuruzi ndwaye, urumva nta kindi kintu najyaga nitaho, kuko twe dufite ahantu twubatse. We arambwira ngo afite inuza, afite amatungo yashyize, yumva twari mu cyaro, ati nashyizeyo amatungo, inkoko ye n'ibintu nk'ibyo ngibyo. Rero nizo njya kugira kurarira, nizo ajya gucunga, ajya gucunga, akazajya ajyayo, naho yisangiye uwo mugore. Noneho araza afata intebe mu rugo twe dufite zo twicaragamo zo muri salo, abona arazitwaye, atwaye ameza. Namubwiye se ko bitwaye, arambwira ngo kwa grafrere ngo ngiye kubibatiza. Urumva arafite grafrere nka sinabitekereza, navuga se kuki atwaye intebe nyine kandi bafite zabo. Ndamubaza, arambwira ngo hababonye abashyitsi benshi. Byo sinabitinzeho, nyine turabana muri ubwo buryo, ariko nyine kuva bambaza icyo gihe naramubuze. Urumva ntabwo yajyaga arara, yarazaga ku manywa akaba ari aho ngaho, urumva nambaraga nabaga mfite gusa, nubwo atanyitaho cyane ariko ntacyo atamfashije. Urumva yazaga mu gitondo akanikira wenda nk'agacyayi, akankurira utuntu nyine twibanze two kurya. Yaratwaye intebe, yaragitanze uwo mugore. Njyewe nkaba nzi ko wenda agiye gushaka inize, nkavuga se kuki uba utaje. Ariko akenshi iyo hari igihe yazaga akaza atinze, akaguma ngo urumva agakingura agacuruza, ariko akaza gutaha. Noneho ahantu nabimenyeye rero, urumva barambaze najyaga mbabara mu nda cyane, nkababara. Noneho bigasaba ko njya kwa muganga nyine bakanera nk'imiti kugira ngo nababara. Ndangije igihe ndimo kubabara cyane mbabara, ndangije namubwira njyana kwa muganga, nkabona afite ibibazo byinshi mu mutwe, ajagaraye. Nubwo njyana kwa muganga ndumva ameze nabi, nararibwaga cyane. Birangije ntabwo yigeze anjyana, ahubwo yarambwiye ngo hamagara, urumva hari umuntu wajyaga uturangurira ibicuruzwa, nyine ko n'ubucuruzi ufite umwana w'umusore ukurangurira. Arambwira ngo hamagara kanaka ngo aze ngo agutware. Nubwo se arantwara, we wanjyanye basi bamagarira moto ze intwari. Shajira arabyanga, ahita yiruka, ngo bari barimo kumuhamagara kuri telefone agenda. Noneho nahamagaye uwo mwana yari yarangorewe, naramuhamagaraga kuri telefone mvaga ameze nabi. Akaza nyine nkagenda, akanshakira moto, nkahita ngenda nkajya kwa muganga, agafunga akamereza imfunguzo, ngiye nkajya kwa muganga nyine, kuko narababaraga cyane. Birangije ikintu cyabayeho nyine, naragiye kugira ngo menye gahunda ze zose yari arimo. Icyo gihe ndi kubabara nyine, ndagenda kwa kundi umanuka uri kwa muganga. Urumva njye ndi kuri centre de santé, uwo mugore wari ku bitaro. Ndagenda nyine ndi kwa muganga, kwa kundi baba bakuvuye bagusoje, nahise ngaruka
nahise ngaruka nsohotse nyine nyize numva nta kibazo mfite, ndebye mbona arasa nk'aho acaho. Urumva usize ko ibigo nderabuzima biba byegeranye n'ibitaro akenshi. Nangije nyine ndebye ndamubona, nkagira ngo wenda n'amaso yuko ndwaye. Arangije mpita nyine mubona agiye acaho nyine agaruka. Noneho ndagenda inje ndimo gutaha ngiye gufata moto, ndamubona ahagararanye n'umuntu, ntabwo yigeze amuvugisha. Urumva nyine nahise ngaruka ndataha njya mu rugo. Ngeze mu rugo nahaciye akanya nawe araza, ndangije nyine ndabyihorera. Ariko hakaba hari umuntu wari wigeze kuza arambwira, si urabizi ko umugabo afite undi mugore kandi aba mu nzu yanyu? Urumva aho ngaho babaga ni mu nzu yacu. Yego, imwe mwari mwarubatse. Twebwe dukodesha. Arangije arambwira ngo, ndamubwira si uhambwira izina rye. Ntabwo muzi, ariko biba ngombwa ko hari izina yigeze kumbwira. Ntabwo yarimbwiye, ahubwo najyaga mbona ririmo. Namubaza akambwira ngo ni umwana wa sister wanjye, simbyiteho. Noneho arangije arambwira ngo nyine arambwira ati ni umwana wa sister wanjye na wundi. Aho ngaho namubwira noneho hari ukuntu najyaga nza muri randevu kwa muganga, kwa kundi uvuye i Kigali nyine ugatahana nk'umugati, ugatahana utuntu twiza, nkazana. Urumva nkavuga ati nkamuhereza nka nijoro, nkavuga ati noneho mu gitondo nk'ejo atazaza, ati akira uzanywa icyayi, nkamupfunyikira n'amata. nyine numva yabaga ari aho ngaho uwo mugabo wanjye. Noneho nabimupfunyikira kwako. Urumva sinanakubwiye ko yari afite nawe ubucuruzi, nanjye mfite ubundi. Yarangiza agakora iki, akagenda nyine nkabimuha bigashira, akaza akambwira ngo umva, rimwe yivamo arambwira ngo umva ngo sister ngo yabiriye, ngo biramuryohera, ngo buri munsi ahoranya umugati. Nubwo indezi yivuyemo indezi ngo suzi ko sister wanjye se ariyo bamuteye inda. Bamuteye, urumva afite sister we mutoya. Ndamubwira bamuteye inda ryari, ngo aratwite rero ngo ari mu rugo. Ncyakira gutyo. Urumva iyo umuntu yirwariye nta nubwo ajya kubaza, njye nta nubwo nkunda kubaza ngo nkurikirane ibintu byose, nyine mbyakira uko nguko. Ubwo nyine tubana muri ubwo buzima barabimbwiye. Noneho nabonye niyo nuza niyo nuko kuko namubonye kwa muganga. Nyine ndavuga kanze mubaze byose ukuntu bimeze. Atashye aje kuza, nubwo yagendaga gutya atanyitagaho nka mbere, numva yari afite inshingano nyinshi, nawe sinanamurenganya. Afite uwo mugore utwite, afite nanjye urwaye. Ndamubaze ufite umugore? Arambwira ngo ye. Ahita abinyemerera. Ese yabyaye? Ngo ye. Nubwo se kucyo utabimbwiye, basi ngo ubuho kujya ugenda neza, utagenda nyine nanjye menye ko wenda ufite umuntu urimo kwitaho, nanjye ndebe ukundi kuntu, cyangwa kuki wanzanye iyo ureka nkaguma mu rugo bakanyitaho nkamanza ngakira nkabona kugaruka. Ngo hasi hari kuguma nde. Numva muri make yari afite ingwe ebyiri. Yego. Arangije rero byarangiye abaye agiye. Ubwo rumva nahise mbimenya, abona ko nabimenye, ahita agendera ko atagumayo. Ngiye kuri uwo mugore. Ubwo rero uko twacuruzaga, nimba naranguye tuvuga amakarita 5 y'isabune, yakoraga yarazaga agafata 2 akayatwara, nanjye igoye nimba ari 4 aratwara 2, nanjye nsigarana 2. Icyo ari cyo cyose naragabanaga. Ndaje namubwiye se kubera iki umfatira? Ubwo urumva nari narabimenye ko mfite mukeba wanjye. Ndamubwira kubera iki uzi ugafata ibintu naranguye ukabitwara, kubera iki we atarangura ibyo cyangwa umushaka ibyanyu? Nyina akanyihora ko hari umuntu ucecetse ukuntu. Arangije nyine tuba muri ubwo buzima. Ndongera ndabimubaza. Arangije ngo akuzi ko ari byo, ngo n'ubundi ngo nahari ubwo ngo ruhaye urundi reka mbyihorere. Birangira ahubwo muri icyo gihe atangira iyindi mico yo kuzajyaza
nimba urugero umva ntabwo yari akinyitaho nk'uko yitaga ku rugo mbere, mikoro izamuka, nk'uko yitaga ku rugo nka mbere. Urumva nanjye nahise nshakisha uko nshoboye, nubwo nari narakira neza, ariko nkazajya njya kwirangura nshaka n'ibindi bintu nacuruzamo kugira ngo nanjye nere imbere. Naba nagiye akampamagara, wagiye hehe? Nkamubwira ati nagiye aha nawe, ako akaba araje. Urumva icyo gihe twatangiye nyine ibintu by'intonganya, tujya mu ntonganya ku buryo twageze no mu rwego rw'uko tunarwana, akazajya aza akankubita. bitarigeze bibaho mbere? Ntabwo byari byarigeze ankubita, yego, serigeze nkute sinamubeshyera. Ubwo urumva nanjye nari mfite umubabaro, mfite n'ibyo nakoraga byose ntabwo nabyitagaho, nyine numvaga nta kintu bimariye. Mfite igisubizo muganga yampaye, mfite ko umugabo naye nyine numva naye nk'umutwe. Ubwo ariko aho twakoreraga mbere yahise ahankura, kubera ko twayishyuraga amafaranga menshi, yageraga kuri 80, tujya anjyana mu ya 30. Nyine bariho dukorera, amenyera ubuzima yuko ngiye gukora nyine ngatera imbere. Noneho birangije, birangira akazaza nk'umushyitsi, akaza nyine akaza nka saa sita agahita agenda gutyo, ariko kurya yaryaga mu rugo, kaza akarya akongera akagenda, ariko nta bintu byo kwicara kuza kurara wapi. Noneho ngeze ndababwira ese ubundi aha ngaha uhari nk'iki? Kuko yarambwiye ati ubu ngubu ugomba gushaka amafaranga ugakora cyane, ukazajya wishyura inzu, ugahaha, ugakora buri kimwe cyose. Ngeze aho ngaho namubwiye se ko wambwiye ngomba kuzajya nishyurira inzu nkakora buri kimwe cyose, ubundi aha ngaha ukabuza uhaza nk'iki? Njyewe ndi iki? Arambwira ngo uri umugore wanjye, ngo urinde umugabo wawe. Nabwo se kuki udakora inshingano z'urugo nyine nk'umugabo? Arambwira ngo mfite ngo inshingano nyinshi, ngo urumva ngo nabita ngomba kwita ku mwana wanjye, ngo namwe mukiyitaho, abagore mukiyitaho. Yego, kubirana nabwo ariko ubwo nimba abo asanze amafaranga kuri mobile money nyine nacuruje, cyangwa nyine kwa muri ibyo nacuruzaga na mobile money. Urumva pini yari ayizi, akaza akiyohereza nk'amafaranga. Nyine mbona biranze neza. Urumva kubona umuntu aza gusahura ibintu byawe, nawe ugeraho ukavuga kandi nta kintu akumariye. Ndamubwira se kubera icyo uzi ugatwara ibintu, namubwira gutya agatangira akankubita. Yigeze kuza asuka inu z'inzoga mu kirahure ayimenaho. Yari ufite inzoga mu kirahure, arangije ari kunywa n'indi mu cyumba. Urumva nabaga naniwe, arangije araza, sinzi ibintu twari tuvuzeho, ayimenaho. Yankubise urushyi, arangije nyine ahita amenaho inzoga, mpita mfuruta mu maso. Urumva nahise nanabyimba. Mupfuye icyo gihe? Ntabwo nibuka ikintu yarambwiye, ariko ni kwa kundi umuntu akubwira. Njyewe yarambwiraga nkaceceka. Ntabwo yigeze gucyurira ko utabyara? Ndaje tubigereho ukuntu yambwiye. Noneho arangije yarambazaga ikintu, akaza akambaza nk'ibintu, nyine nkaceceka nkamwihorera. Arambwira ati ntabwo ari we ndimo kubaza. Arangije nyine ubwo arimo kugira ankubita urushyi ahita amenaho inzoga. Ubwo birangije nyine agira ubwoba, abonye ukuntu mbyimbye, urumva inzoga yikumena iyo wita upfuruta. Agira ubwoba, ahita ambwira ngo urajya kundega. Ndamwihorera, namubwira ntabwo njya kukurega. Arirukanka ajya kuri farumasi azana imiti nazi ngo akiranywa. Nyine ndamwihorera. Icyo gihe aranarara, nyine aguma mu rugo, nirarangira. Noneho byageze aho ngaho umubano wacu uba mubi cyane, ku buryo arasigaye aza agashaka gufata nk'ikintu dufite nk'igikoresho mu rugo, akaba yagitwara. Ndangije namubwira rero ntabwo ibi ngibi byashoboka. uze ufata ikintu gitware ubwo se ubwo urumva ibyo ari ibiki.
ageze ngo arambwira ngo nyine yari yaramfatiye telefone yanjye nini arayitwara. Amaze kuyitwara ndamubwira ati wazamaye telefone, arambwira ngo narayijugunye. Nubwo se yijugunye he ngo naraye ko hari igihe yize kuyinyaka, araza ngo iyo telefone irimo kugushuka ahita yinyaka aragenda. Arambwira nyine mnyumubajije, arambwira ngo yayitaye gutya muri rigori. Nkaza yajya no kurungurukamo ngo ndebe, ndabyihorera. Ariko nyuma nza kubona ko ayifite, yarayikoreshaga. Birangije nyuma yaje kugera aho ngaho akazajya nyine uyaza agafata ibintu, noneho urumva ibintu nari maze guhomba, nta mafaranga kigira, bimwe tutasibirangura. Araza afata amakurete so yazi y'inzoga, azana umukiriya aje kuyagurisha. Ndari namubwira se umuntu araza arambwira ngo ndashaka n'amakurete. Ndamubwira se kuki utwara amakurete kubera iki? Ni gute? Akubwo mbere yarabanje araza, twe dufite firigo nini, araza mbona azanye abantu tutabivuganyeho, barangije barayitwara, arayigurisha. Amaze kuyigurisha mva ndababara, ndavuga umuntu araza akagurisha ikikoresho ndimo gukoresha. Arangije mbona azanye kari agafirigo gatoya, arakazana nyine agashyira aho ngaho. Arambwira ati firigo yari yarapfuye, n'ubundi ntabwo ari igikonjesha, kandi ni firigo yarakonjeshaga cyane. Arangije ati none nakuzaniye aka ngaka, agashyira aho ngaho. Urumva ko ari agatoya ucuruzana n'ikintu cyajyamo. Arangije ubu ibyo birarangira, ageze aho ngaho azana umuntu aje kugura ayo makurete. Umugore arangije arambwira, yari umuntu w'umwimukira, ntabwo yari azi. Arangije arambwira ngo ubundi se ngo amakurete ngo ahari ngo nangaye. Ndamubwira amakurete y'iki? ngo nje kuyagura. Ndamubwira uza kugura amakurete yanjye? Ndamubwira ntabwo nayaguha. Ngo none se ngo uriya muntu, ngo uriya mugabo ngo arambwiye ngo hari umuntu yayabikije. Ndamubwira rero uriya ni umugabo wanjye, ubwo nyine ntabwo yayagurisha, ngiye nabishaka. Babawe shimva icyo gihe habaye intambara. Ubwo nyine haba intambara. Ndamubwira kubera iki urimo gushaka kugurisha ibintu tutabivuganye, kuki umwarira ibintu aho ngaho niho ibyacu bisa nkaho byarangiriye. Arambwira ati kubera iki urimo kumbuza uburenganzira bwanjye mu rugo rwanjye iki? Ariko akubwira ndangije nyine uwo muntu aranigendera. Arambwira ati ntabwo nagura ibintu byo mu nduru. Aragenda, birasakuza ku buryo yaje n'abayobozi. Ngiye kuko nakunda ibintu by'amahane, ndababwira ni we ikintu yumva ashaka cyo mu nzu cyose ntagifate, ariko amahoro. Ariko mu gihe cyo abanzamo telefone yanjye, iyo ngiyo ntabwo ndi buyimuhe, ariko ibintu azi afata ikintu cyose yumva ashaka. Arangije kuko iyo telefone impamvu nayimwakaga niyo mukuru wanjye yari yaramayemo gift. Arangije abayobozi ngo yango nayimuha, nyine agira ko yabanza kwanga. Amajije kwanga nyine, amaze kwanga kuyima, nyine abayobozi bamubwira ati muhe telefone yawe nawe utwara ayo makurete. Arangije nyine telefone yarayimaye, akayimana byo ari ku nduru. Birangije ajya mu nzu, asohora kontwari, asohora gaze, yarasohoye ibintu byose kurya yagezeho n'aho ajya mu mabedi kavana amashoka ngo atware. Umuyobozi araza aritambika ati nta soni, ati se kubera icyo urimo gutwara, ushaka gutwara ibintu byose, ese kurimo gutwara gaze azateka kuki? Umva twe dufite akagaze gatoya k'ibiro 6 n'iyindi nini y'ibiro 12. Arangije nyine atwara iyo ngiyo. Abayobozi baramubwira ati musigira akangaha karagatwara. Noneho ikintu cyaje ibintu byose urumva nyine arabitwaye, n'amafaranga ari kuri mobile money yarayatwara, nacuruzaga nyine byose arabitwara. Ikintu rero cyaje kumbabaza ni ukuntu umuntu mubanye imyaka hafi 6, yari 5 ariko 6 irimo kugenda. Yangize akavuga umuyobozi aramubwira ati nyine n'abantu tuni gutyo bakakwiye kugira umugore wawe.
arahita avuga ati njye ntabwo uyu nguyu ari umugore wanjye. Nyine umuyobozi aramubwira ati uyu si umugore wawe? Yego. Ngo hoya, ngo ni umuntu ngo twari tuziranye, ngo tuziranye, ngo nyine ngo ndamufasha, ngo nyine arimo gucuruza, ngo ducuruzanye. Nawe aramubwira ati se tuvuge wenda ko ari umuntu wafashaga, si mwararanaga se? Ati twararanaga. Nyine aramubwira ati ubwo yari indaya Shigera, byarambabaje. Ati si ubwo nimba ati niyo yaba ari indaya mwararanye nijoro rimwe ugomba kumwishyura, ugomba kumufata amafaranga ukamwishyura, ntabwo umukurira amaho. Arangije nyine ibyo aravuga ngo ntabwo tuziranye, nta kintu na kimwe dufitanye ku buryo naza kuba namuha ibyanjye. Nyine aranuka avuga amagambo menshi. Uwa muntu wari muzima, twari dukundanye n'abaturi intangarugero. Ariko ubwo mbere nyine yari yarambwiye, ndamubwira se ubundi wagiye basuza ahantu kwa kundi nyine umuntu udashaka ko abantu bagucishamo ijisho, basi ujye usa n'abantu babone ko uhari uwo ukugira. Arangije arambwira ati njye ntabwo nasiga umwana wanjye, se nabanza aha ngaha gukora iki? Ati urumva nasiga umwana wanjye njye nkazi? Urumva birumvikana, ntabwo wenda yasiga umwana n'umugore, aho ntabwo ari ngombwa ngo abibwire umuntu ufite icyo kibazo. Yarabizi ko muganga yambwiye, noneho agakurikizaho akambwira nyine n'ayo magambo, sinasiga umwana. Kukubwira ibyo ngibyo, urumva umugore n'uwaje nyuma yawe. Kukubwira ibyo ngibyo muganga akubwiye ko kubyara gutyo bitazakunda. Ntabwo wigeze umubwira uti ariko kucyo usonga, kucyo usonga uzi ikibazo mfite? Njye narabimubwiye, namubwiye se urabizi muganga, ni nkawe wakanyomoye, urumva n'abantu babizi. Urumva yari niwe nari nabibwiye, niwe wari ubizi, na mukuru wanjye wandwaje na mama, n'abandi tuvugana nta muntu n'umwe ubizi. Ndahije namubwira ni kubera iki umbabaza kandi uzi ikibazo, ari nkawe wakanyomoye. Akavuga, arangije arambwira ngo njye hari ibintu binsetsa, nimba unkuta nyine ngenda mwishakira undi mugore, ubwo noneho nkukoreye ikindi kirenze wamera ute? Kumba ndeba wasaze. Ntabwo nzi ikintu kugushakira undi mugore. Ntabwo nzi ikintu yawe. Ntamubajije se? Ntabwo nigeze mubaza, nari icyo kintu nicyo cyanyubiye. Yarangije arambwira ati rero kanze nkubwiye nimba uzi ubwenge wowe kora cyane. Ati kuko avuga izina ry'uwo mugore, tuno mugore avuze ati ndagiye, akivumbura akagenda, ashobora kumpamagara akambwira ngo nkeneye amafaranga 10,000. Ako kanya niyo nabifite nahita mbimwoherereza. Ariko wowe ushobora kumpamagara akambwira ati mfata ndi kwa muganga nabuze yo kwishyura. Ati mva niyo nayo afite nakora ibyo ndimo kwikorera, nasuza wenda nkaza kuyaguha wananyibukije. Atariko urumva umuntu ugufite umwana n'utawufite ntabwo muba mumeze kimwe. Yaragukomeretsaga. Agakomeza nyine ambwira ibyo bintu. Urumva naje kugira umubabaro, urumva uko nari imeze mbere nuko nari gize, naje kugira agahinda, nyine nkagira agahinda gakomeye. Urumva umuntu nari maze kumva igisubizo cya muganga. Mu gihe naragira narasubirana numva nkomeye mu mutima, umugabo nawe baragiye. Ubundi kuba yaraguharitse ibyo ntacyo byari bikubwiye ko hari aho wamubwiye ati nibura wajya uza mu rugo bakabona ko urugo rurimo umugabo, rukirimo umugabo? Urumva kuba yaramaritse ntabwo byabura, nyine byambabaza. Ariko naratekereza nkavuga ati kubera bamuhaye kiriya gisubizo, reka nyine kwibyarira nkumva nta kibazo. Kuko nagiye no kumuhemba jere uwo mugore. Ujya guhemba uwo mugore mukeba wawe? Nagiyeyo pe, nagiye kumuhemba. Ute se? Nyine yajyaga se akamvugisha, nyine uwo mugabo akamvugisha, nkamubwira se uhazaretse, nyine nkumva afite amatsiko y'akana ke. Wumvaga se wenda kari kuba wabyaye?
nyine njye ibaze ko nanamubwiye nkamubwira ati nyine nkazajya amubwira basi wazakanihereye hanyuma ngiye mukakama hanyuma we mukagumana wenda mukagenda njye ukandika ariko basi mukama ako kana arangije arambwira ati nzakaguha. Umugabo niwe nabwiraga. Noneho nyine tukaganira muri ibyo, hari igihe yazaga wenda akantu k'urukundo kakaza tukavugana. Noneho yaje uwo mugore nyine yarabyaye, urumva yabyaye nanjye ndi mu gihe cy'uburwayi, mu gihe bari bamaze kukubwira icyo gisubizo. Yego, nyifite n'igikomere. Noneho uwo mugabo naje kumusaba, ndamubwira se wazaretse nkazaza kumusura, ati se nta kibazo wagira? Ndabwira oya ntacyo, kandi koko ntacyo nari kugira. Ndangije arambwira ati nta kibazo uzaze. Araza araza ndamubwira nyine ayaje mu rugo, araza nyine tubiganiraho. Tumaze kubiganiraho ndamubwira okay duhana umunsi. Njye naragiye namuguriye igitenge. Ugura igitenge mu Kiba? Namuguriye igitenge, ungurira umwenda, utwenda twari umwana w'umuhungu, namugurira agakabutura n'agashati n'udusogisi. Ngura ifu y'igikoma, ngura isuka yo narayifashe ko nayo nyifite, ngura bino bifanta binini. Nyine njya kumuhemba na umuntu isabune na renjete na pampa, njya kumuhemba. Ndajya nyine ndamuhemba, twicara. Yari kurumva umugore, njye ntabwo nari muze ko yaranze. Arangije nyine twicaye turi kuganira, urumva umuntu w'umugabo muba mwarabanye mugera aho ngaho mugaseka ibyo bimwe mwanabyibagiwe. Tugaseka, umugore mbona yubitse umutwe mu ntuza. Mwagiye kumuhemba? Nagiye kumuhemba mu rugo rwabo. Muraganira bisanzwe nta kibazo? Ngera n'umutima mubi nari mfite, biragaragara ko ntawe ugira. urumva, kandi n'ubu ntawe mba mbafite nyine. Arangije nyine aragenda, nyine ndabahemba, nuko nyine ndataha. Ariko birangira noneho agiye burundu. Ndamubwira umugore yubika umutwe, nicyo cyatumye yubika umutwe icyo gihe. Urumva twe turimo kuganira n'umugabo, twe nyine bari banatetse, batetse nyine turi kurya kwa kundi umuntu twe turimo kurya inyama. Arangije afata akanyama arakanamika, umugabo akagutamika imbere y'umugore muto. Arangije nyine nimba byaramubabaje ayunama, nyine ubwo yumvaga ko twari tukiri kumwe. Arababara nyine. N'undi mwe mukiri kumwe yarabizi se? Yarabizi. Ubwo nyine birangira uko nguko. Cyangwa ubwo nawe wabikoze mu rwego rwo kugira ngo hoya? Urumva rero umuntu w'umubyeyi n'uwo mugabo we bishaka ko nawe wenda yarakanamise atabizi, kuko tunicayeho ngaho wabonaga adatuje, arimo ubona afite umubabaro nawe, kuko waje kumuhemba. Nyine wenda yarambonye agira umubabaro, sinzi ikintu cyari cyamubabaje. Yakwakiriye ate se we? Yakuganirije ate? Bishoye kuba uko wabibonye kwakira gutakuganiriza ate? Nabonaga ari umuntu ucecetse, kuko kuva n'icyo gihe nibwo namubonye. Njye ntabwo nari muzi, kugeza na n'uyu saa ntabwo ndongera kumubona. Urumva nabonaga asa nk'aho acecetse atavuga. Nyine ari uko nguko ateye, nimba ariko asanzwe simbizi. Ntamucokoza agasenga umuguti felicitation warabyaye? Nyine naramuganirizaga, kuko urumva twe twicaye nkamubwira ati umwana ibere. Nyine urabona haciyeho iminota, nyine nkamutangiye kumwigisha iby'ababyeyi kandi nta n'ibyo nzi. Ariko ntabwo nari mfite umutima mubi, nubwo nari ngambiriye kuba namubabaza. Wabimubwiye akabikora se ukabona nta kibazo? Yaragiye aramufata aragira, urumva nari nanamuteruye kwa kundi kaba kiyanduje akabebe, nubwo agenda ugahindurire nta kibazo. Hari ukuntu ba mukeba kenshi babakekana amababa, kabuti nimuha umwana wanjye, umuntu aje kunsura noneho we ntabwo yigeze abyara, ngo abyane n'umugabo, ntugire ngo ndi kugukomeretsa. Ntabyazi, sibyo? Ntabyazi. Mukeba ntabwo azi ko utabyaye,
gutese ntabwo bishoboka. ntabwo abizi ntabyo azi. ntimutuye mu mujyi umwe se? nyine urumva we yaje nyuma aza aho ngaho ariko akaba azi yuko mfite umwana. Azi ko mfite umwana ubwo n'abantu bo muri karitsiye bari bazi ko mfite umwana ako nawe. Yego. Nuko icyo gihe ntabwo se hajemo urwikekwe rw'uko avuga ati mukeba yandogera umwana? buriya wenda yarabitekereje. Abagore kenshi ibyo bintu barabitekereza. buriya ashobora kuba yarabitekereje ariko ntabimbwire. ariko kubera ko umugabo we nawe iyo aza kuba nzi ntabwo ari kuma karibu yo mu rugo rwe ngo ngende njye kumusurira umwana. ariko buriya wenda umugore we yarabitekereje sinzi. we ntabwo atekereje ko yabitekereza ukavuga uterekane ngende gahoro da? shajera ntabyo nigeze ntekereza. ntabyo nigeze ntekereza ibyo ngibyo ahubwo nyuma nibwo natekereje nawe ariko n'ubundi cyane arasaze unajyaga mu rugo rw'abandi gukora iki? nyine numva ndigaye nyuma muri iki gihe nibwo nigaye ndavuga buriya najyaga gukora iki? wari ugamije iki se wa mugani? mu by'ukuri ni nk'uko wenda nk'umushuti wanjye wundi yabyara nkajya kumuhemba. njye nta kindi kintu wari ugiye guhemba umugabo wawe ko yabyaye? yine ngiye kubahemba nyine. urumva njye ngiye kureba umwana. urumva umuhano babyaye ntabwo hagenda imbokoboko. nafashe ibintu bikenewe ndagenda nyine. iyo ujya gusura umwana umushyira utuntu. numva nibyo ngibyo nagize nibyo ngibyo natwaye nta kindi kintu nari ngamije. utekereza ko ibyo wabahembye babikoresheje? ndabitekereza kubera ko buriya umuntu muba mwarabanye umugabo urumva umugore ntabwo yafata wenda iyo fungwa yimene niba ari isukari niba ari ifu y'igikoma ntabwo yabimena. umugabo twarabanye yaranze arabizi. yaba nkeka muri icyo gihe twaratandukanye tumeranye nabi ntabwo yari kuza ngo mugabire ibyo kurya birye. iyo aza kuba wenda amuhaye ibyo kurya akabyanga ubwo niyo fu nari kumenya ko ari buyimene cyane iyo sukari. ariko kwa ko twabanye neza nta kindi kibi yaranziho nkeka ko yabikoresheje. umugabo se ntiyakubwira ko yishimye ko waje kumuhemba nyine byaramutunguye. yarambwiye ati njyewe nzi ko uri umwana mwiza atari ko none nibwo najya kubibona ko uri umwana mwiza. ukazanira mu kihe b'igitenge wenda ntabwo kiba gihenze ariko ni igitenge nayo kiguze 15 se si menshi? ni menshi. naragifashe nakoresheje n'amafaranga menshi pe mu kujya kubahemba. ndagenda bahemba. iryo joro umugabo yaraye iwawe cyangwa kwa mukeba? yego icyo gihe ntabwo nibuka ariko kuko icyo gihe yasaga nkaho yari yaragiye. nese kuki wagiye kumuhemba kandi umugabo yasaga nkaho yakuvuyeho? icyo gihe rero naramukundaga numvaga no kuza kuba yaje mu rugo nabaga nishimye nkumva nyine yaje nkumva biranshimishije. ari nyine ariko akundi n'ubukunda umuntu ariko ntabibone. ukiva aho ngaho si wowe ukiva kumuhemba banza usubize icyo kibazo. yaraye iwawe cyangwa yaraye kwa mukeba? ntabwo nibuka ko bishoboye kuba yararaye kwa mukeba. utaha urara mu nzu wenyine? wumvise bisa bite? nari narabyakiriye. n'ubundi iyo hari igihe yashobora kumara urumva uvuye iwe noneho barabyaye ugeze mu nzu wenyine wumvaga bimeze bite? iryo joro ryemeze bite? ijoro ryose ngewe ubundi kuva babimbwiye icyo gihe ko bambwiye icyo gisubizo kwa muganga nahoraga ndira. nahoraga umubabaro nkarira. umuntu buriya ufite nk'ubu ngubu iyo ufite umubabaro wa kera umuntu akakubwira ikintu kikubabaza icyako kandi ntabwo cyakubabaza hahita habyuka bimwe bya kera byakubabaje. rero niyo nabaga mfite akantu kambabaje nahitaga ntekereza kuri cya kintu ntihita nishira nkabura nuko nabyara niyo mpamvu bimbayeho ibiki. ku buryo nigeze kurera umwana wa musaza wanjye ndabareka mfata agakana ka musaza wanjye
njye nkashyire mu ishuri njye nkarihira tubane. Shajira karaza turabana, akana k'agakobwa keza turabana, ariko najya kubona nkabona kari kurira. Nabwo se kubera kana naramukundaga, nkajya ku isoko nkakumugura utwenda twiza, abana bakunda imyenda, udukweto. Ndangije nyine ndamubaza kuki urimo kurira, ko ndumva nkumbuye mama. Nkumva ndababaye, urumva mama we ntago gafite mama wako. Mama yarapfuye? Oya, yaramutaye. Urumva bamubyaranye ari abanyeshuri, umwe arajya mu buzima bwe n'undi aragenda amuha umwana. Ariko nyine karamba ndavuga ko karirwa na mukuru wanjye, nanjye nkaba nimba ari nyirasenge nanjye nyirasenge, ko nkaha ni byinshi biruta ibyo bya mukuru wanjye, kubera iki ngiye kanyanze. Ndavuga koko wumva igikomeye kirabyutse. None koko umwana namenye yuko nta byiza bikwiye kunjyaho. Shumva yenda babara karagenda. Nyine iyo ikintu kikubayeho nk'uko nguko nta rubyaro, ikintu cyose kikubayeho uba wumva ntabwo habura akantu kaza ngo kagukomeretse. Ku buryo nk'ubu ngubu nk'umuntu, hari umuntu wari umushuti wanjye n'ubu umushuti wanjye yarabyaye, aza kumpamagara ambwira ati nabyaye. Nyine ndishima, ni umuntu ukunda gushimishwa n'ibintu by'abandi pe, nkumva ndishimye. Ndarira mbwira okay, ngaho mere uhitamo amafoto posting. Sharangije abwira umuntu ati atura nkuraba mbaza ngo posting yazabyaye abe. Umuntu aba ari aho ngasaje nta mwana, arimo arambwira ngo posting aposting iki. Noneho bikutaniraho ko atayamaye. Nanje nyine ndavuga buriya ni amagambo y'abantu, mbona yabapostinze, ndamuhamagara wese ko utamaye amafoto, yambwira ngo nayo mfite. None mfata ka gafoto kari kuri stati ndagapostinga. Shajira yambwiye nabi. Ndababara. Ubu ngubu niyo umuntu tuziranye akabyara akamifoto, nyine nshobora kubitunga ariko sinshobora gupostinga umwana w'abandi. Kuba kubikora ubushobozi bwo kuba wabyara ariko hakoreshejwe uburyo bw'ikoranabuhanga, baka wenda ko hari icyo wumva ubitekerezaho, hari icyo wumva uzakora. Kubitekereza narabitekereje pe, narabitekereje inshuro nyinshi, ariko birahenze. Narabibajije kuko n'uwo muganga yarabimbwiye, arambwira ati uzashaka uburyo nyine uziteza intanga hanyuma ugasama, ugatwita nyine ukabyara. Ariko mu by'ukuri birahenze, ntabwo napfa kubona ubushobozi bwo kuvuga ngo ngiye kubyikorera. Wumva se wenda bizasoza gute? Ujya ureba imbere ukumva bizasoza gute? Watubwira ko ukunda abana, wumva icyifuzo cyari iki? Njye icyifuzo cyanjye mba numva mfite nk'amafaranga, nagenda nkafata, kuko n'ubwo nkunda gufasha pe, hari igihe ngenda nkafata nk'amafaranga nk'ibihumbi nka 20 nyafite nkahita kuno haba hari utwana tw'utumarine, nkagenda nkabagurira nkajya nk'ahantu nkabagurira amata, nkabagurira amakeke, nyine bakarya, nkumva ndishimiye, nyine bakarya. Hari n'ukuntu tuno twana tujya turwara, hari igihe nigeze gukubitana n'akana kari gutengurwa, nyine kananyagiwe, mbona ukuntu ari akana gato, ndavuga se umwana mu rugo ni turiya twana turanabeshya, igihe tuba dufite n'iwabo. Karangije karambwira nyine karambeshye, karambwiye ngo iwabo kambwiye mu ntara niba ari Butare. Ariko navuga se nk'utegeye wataha, arambwira ngo nataha. Ndababwira okay, umuntu nambwira uzaza ngaha wambaye neza, uzashaka imyenda wambare, hanyuma nzagutegera utahe. Ndangije ako kana karambwira ko nta myenda gafite. Ndabwira se uko nta mafaranga mfite ngo ngurire imyenda. Ndabwira okay, none buretse mu munsi, ndabwira ati nzakugurira imyenda hanyuma nzayiguhe wambara utahe. Kana karanyumvira ngasanga aho hantu nagiye nkagurira agapantaro n'udukweto n'agapira
nabwo noneho ubu ugiye gutaha. Ndangije nyine mpita nkahereza nkategera moto nabwo agenda nugeranya kuko karakana gakuru. Nugera Nyabugogo uhite ufata imodoka utaye kuko karambwiye ngo karamenya kwitegera. Shaciye iminsi mu ndongera ndakabona. Nabwo kuki utatashye tunitwana ngo nago yataha ngo ataye ngo iwabo andangira iwabo. Ambwira ko iwabo ari mu mujyi wa Kigali. Umva nabyo biragukomerekeje birumvikana. No tutwana nk'ubu kano ugafasha ukagaforoma kawagira kaba kana keza nyine. Nyere urambwiye ngo wumva amaherezo yanjye y'ubuzima ari ubuhe. Mba numva Imana nyine impaye nk'amafaranga ukama ubushobozi nafata nk'umwana nkamurera. Barambwiye ngo hari ukuntu ujya kwa muganga ngo umwana yapfuye nka mama we yapfuye hari akana ngo ukagasaba hanyuma bakakaguha. Mba numva najyayo nkagafata nkakarera. Ariko nabwo guhishyiraho urumva bagusaba ibintu byinshi bakona ko uzamushobora. Urumva nyine ntabwo basaba byinshi. Icya mbere ni umutima. Uyu munsi bifuza ko abana bajya mu miryango bo kurerwa mu bigo. Icya mbere ni umutima. Njyewe ni umutima mba nkufite gera. Yego. Wumva se bimwe by'intanga ufite umugabo ubu ngubu se muri kumwe? Hoye urumva twaratandukanye. Ntabwo uzongera gushaka umugabo se? Kera ubwo washaka umugabo utazabyara nanone cyaba ari ikindi gikomere. Ariko ubivuga ngo ntabwo uzabyara bakubwiye ko ari trompe zapfuye. Bakubwira ko bashaka kugukorera ubundi buryo ukaba wabyara. Kubera iki ibyo utabitekerezaho ngo ubihe amahirwe? Nyine urumva ibyo ngibyo ndabitekereza. Ariko urumva ibyo bintu biba bitwara amafaranga menshi. Ikindi cya kabiri igihe ushobora kubikora nabwo bigapfa. Oya ntabwo byakunda humura. Urumva gira icyizere uzabona umwana urera uzabona n'umwana wabyaye. Ibyo ngibyo bibaye bimbereyeho sinzi ijyana n'ibyo byishimo nagira kuri noze. Yego kaderi kadusoze. Imana iguha umugisha. Izaguha urubyaro. Urubyaro si uruva mu nda gusa n'umwana warera ukamukuza akwita mama kandi bikakuryohera nawe ukaba umubyeyi. Sibyo watanye uvuga uti ndi umumama? Sibyo mbura uko nivuga gera. Mbura uko yagiye mama akabwisa ubu ndi umumama ndi umukobwa ndi igiki wowe uri mu bantu ukabura ko wivuga. Courage. Sibyo ubuzima burakomeza. Hano tuba dufite abajyanama benshi niyo mpamvu tuvuga ngo ku nkuru yanjye ntitugenda ku cya kintu cyo kuvuga ngo ndi nyakamwe ntekereza jyenyine. Umutwe umwe wigiye inama imwe gusa yo gusara. Aho si ku nkuru yanjye. Ku nkuru yanjye twebwe rero turi imitwe myinshi igirana inama zubaka. Niyo mpamvu ugiye kuvuganira telefone yawe ku muntu uzagukenera kukugira inama abe yakugira inama. Sibyo vuganira telefone yawe 0727 27 82 79. Courage. Akoze. Murakoze namwe. Yego.